ahubwo n'ibikemereye uvuga rimwe mugamba n'urundi rumwe abakuze no kumva kabiri abakumanira kure n'unebe urabuze ngo nubwo imitima ari itanu wagira ngo nubwo imigati yawe y'itanu umubare kirahagije konka nemara umubare tuba ahangaha ikibare kiri aha imbere yawe urahagije ubwisho bwawe butemara izina ryawe n'ibihimbazo izina ryawe himbisiwe twemerere twikirize ibyo kurya byiza biraha ntabwo umwanya w'ibintu byanjye uzageze uzava hose kabiri bigaragara turakwinginze turakwishingiriza nk'uko wohereje abagaragu bawe kuko watsindikira abahugu bawe ukababwira ngo ntibajye mu mudugudu ukabagira ngo bazo mu rembo bajye mu nzira zose bazo mihanda yona bahamagara abantu beta abantu baze gutaha ubukwe bije bataha ubugeni ibyo kurya biraha ibyo kurya biryaha bikeneye abarye nibetenge abari kubirya turavuze ngo twagira ngo umwuka wera moyo kwera nazenguruke rubare ayetorore rubare umwuka wera moyo kwera nazenguruke imisozi ayetorore migongo ajye mu bibaya azo mu bihita ahamagare ayete twebwe duhamagaye ito twarega kweta ntabwo batwitaba base butatweta ariko umwuka wera ubahamagara konka moyo kwero bete bakwitaba babasa kwija nyemerera mbwe nikiriza uyu murimo ubwo murumo udukorere ugutukorere reka icyubahiro kibi cyawe reka ikitinisa kibe cyawe mu izina rya Kristo Yesu mu izina rya Kristo Yesu amen amen Imana ibaha umugisha kama baherezo umugisha mushitame dushimye Imana nsima rahanga kubw'amagambo meza habwe bigambo birungi y'Imana yarahanga twumvise bitwarga kurra umukozi w'Imana yabwirizaga umuherezo warahanga yanabura nge ngafata ubwonko bwanjye niyo kwata ubwonko bwanjye nkabwimura mbuvanye aha nkafurira kubwihaha ngabona arimo arabwiriza mu kibuga kinini ndeba naburiro mu kishaye cyango nshuti bene data banywana banje abantu barimo barahomba abantu bariyo nibakora rosi barimo barahomba bariyo nibaferwa kutaza kumva ubutumwa nk'ubu ubutije kurengera inkeji barimo barahomba bariyo nibaferwa ariko ubutaha konko bundi uburakurateho uburakurateo tuzagikorera hanze tuzakukikorera hero tuvuge tugambe abari mu gatare abariyo mu katare bave mu gatare bariyo mu katare baze bumva Imana boise bahurira hanga nigeze nkora igiterane hariho bunakora ruterane hariya Mpororo kuri ya Mporo hamwe haba igiti cy'abarangi kuri hakira kube igiti cy'abarangi yego Kashenyi ndabwiriza abura abari mu giterane cy'abarangi ababere bari mu giterane cy'abarangi bava mu giterane cyabo barwo mu giti cy'abarangi baza mu cyacu baizo mu giterane rwitu nibyo tugiye kuzakora mbene byo twije gukora tuzajya hariya hafi y'isoko turiyaza hariya hii nakatare tuvuge Imana gambere hanga nta muntu uhari hatariho umuntu wenda tuyivuge bayumve mugambe bamuhure Imana ibazane hanga barete Yesu ashimwe kama sini ikintu nabonye abantu bose bari hano ni abakozi b'Imana umugabo aravuga ukagira ngo ariko arabwiriza stade yose umushaija naburengiri oshoto naga uyu yaririmba ukagira ngo ne Afrika haguruka ogu akirga kweshongora oshoto ni Afrika yimuka nari yemerera reka duhe Imana icyo reka turezera hange kitinista Imana ibishimirwe hanga simwe nyuma mureke tuganira ijambo ry'Imana mbere mureke tuganire ikigambo cya rahanga
amazina yanjye nitwa Niyonsenga Irene. amazina ngago Nyuwenda Fred Kanyasije. Hanyuma mbahaye ikaze mu ijambo mbwe nabakira mu kigambo cya Ruhanga. ndashaka ko dusoma nyina ngo tusome igitabo cya kabiri cy'abami, igitabo cy'abagabo ba kabiri, turasoma igice cya 4 sura y'ina, hanyuma turasoma ku murongo waho wa 16. tuzakusoma umusorongo gw'ikuminamukaaga. igitabo cya kabiri cy'abami, abagabo ba kabiri, igice cya 4 sura y'ina, umurongo wa 16. umusorongo no gw'ikuminamukaaga. haravuze ngo Elisa aramubwira ati, umwaka utaha ng'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. nawe aramusubiza ati, oya databuja, muntu w'Imana, wibeshya umuja wawe. hanyuma umugore arasama, igihe kigeze abyara umwana w'umuhungu nk'uko Elisa yamubwiye. mwakire neza ijambo ry'Imana. reka tusome muri Nyankore. iyo Nyankore negire ati abagabo ba kabiri sura y'ino musorongo w'ikuminamukaaga. Elisa yamugira ati, omunaku nkobu omwaka ogurukwija oryakikira omwana w'omwojo onati ngaha mukama wanjye we mushaija wa Ruhanga we reka kubeiho muzana wawe. bwanyuma omukazi ogwo mukazi yabakenda yazara omwana w'omwojo omubunaku nkobwo omukutandika kw'omwaka nkoku Elisa yamugambiire. Imana iguha umugisha. ndashaka kwigisha, nyenda kwegesa imbaraga amani z'umuhanuzi. ganabi. imbaraga amani z'umuhanuzi. ganabi. hari ikintu abantu benshi batamenya, hariho ikintu abantu benshi batarikumanya, nuko iyo umuhanuzi ataraboneka, nabi yaba atakarebekire, Imana itagaragara. Ruhanga atakurebwa. kugira ngo Imana igaragare, Ruhanga kugira ngo arebwe, bisaba ko haboneka umuhanuzi. ni cyenda ngo habanza harebeke nabi. hari ibintu hariho ibintu bidashobora gukemuka, ibitakubasa kuraba munarisi gukorwa hataraboneka umuhanuzi. hatakarebere nabi. Yesu ashimwe. Mukama simwe. iyo igihugu ihanga ribuze umuhanuzi, byarga kubura nabi, igihugu kirapfa. ihangane rufa, igihugu kirabura, ihangane ruburwaho. ariko iyo umuhanuzi abonetse, konka nabi yarga kurebeka, afite ubushobozi ayino bushobozi bwo kurema igihugu, bwo kuhanga ihanga. haleluya. Amen. nta mutambyi hatariho kabo nagiye mu ruganda, hatariho umushumba, nta mana. hatariho Ruhanga. ndasubiramo, nkigarukamo. nta mutambyi, hatariho umushumba nari umuhereza, nta mana. hatariho Ruhanga. kuko Imana abo kuba Ruhanga iboneka, narebeka iyo hari umutambyi harga kurebeka umuhereza iri bukoreremo, uwarakoreremo. shimwa Yesu. dusomye ijambo, twashome kigambo, ni inkuru y'umugore w'umushunemukazi. ahabo mukazi wo mushinemukazi
uyu mugore omukazi ogo ijambo ry'Imana ekigambo kya Ruhanga rivuga ko yari umukire. kigira ngo akariyo mugeiga Yari umukire. akariyo mugeiga nari omutungi. Umunsi umwe izooba rimwe umugaragu w'Imana Elisa omuheereza wa Ruhanga Elisa yari arimo ajya ku murimo w'Imana, akanaza aha murimo gwa Ruhanga anyura ku rugo rw'uyu mugore. yarabaho akayogo omukazi. Uyu mugore omukazi ogo abona Elisa, yareba Elisa amubonaho ibintu bibiri. yamurebaho ebintu bibiri. Icya mbere, ekyo kubanza Elisa yari afite inyota. Elisa akayiniriho. Icya kabiri, yari afite inzara. ekya kabiri akayine enjara. Uyu mugore omukazi ogo asaba Elisa, yashaba Elisa aramubwira ngo uhora unyura aha, yamubwira ngo ubutosha norabaha none ndakwinginze mbe nakweshengereza igihe cyose uzajya unyura aha oba oragarutse kurabaha uzajya uza iwanjye ogume ijo wanje orye unywe onywe nurangiza ugende. bwanyuma ogende. Kambanze sobanura ibi. reka nsoborere ebi. Uyu Elisa ogu Elisa ntabwo ari ubwa mbere yaranyuze kuri uru rugo. bukaba butari umurundi gwo kubanza kurabaha akejo. Inshuro nyinshi yarahanyuraga, emirundi mingi akana harabaho uyu mugore akamubona, omukazi ogo amureba akongera akahanyura, akigaruka kurabaho uyu mugore omukazi ogo akamubona. amureba. Ibi bivuze iki? ebintu bimanyisa ki? Kimwe mu bintu biteye agahinda ekimwe mu bintu bikwitena ni igihe Imana ikugenderera Ruhanga kugenderera ariko ntubibone, kuko kabura kubireba. Elisa yanyuze kuri uru rugo inshuro nyinshi, Elisa karabaha akejo emirundi mingi ariko akahanyura yitambukira. konka akana harabaho nahingura konka. Hari igihe umuntu aba mu buzima hariho umuntu obwari kuba ariyo aho Yesu amunyuraho, Yesu atirika kumurabaho ariko akamunyuraho yigendera, konka akamurabaho nahingura agaca ku rugo rwawe yigendera, ahinguraho akaye nagenda akanyura ku buzima bwawe akarabaho yigendera. mbere yawe nagenda. Uyu mugore omukazi ogu agira umugisha, yagira omugisha aravuga ngo reka noneho yagira ngo umwenu ntazongere kunyura iwanjye agenda, atakagarika kurabaho nagenda, ahubwo noneho umwenu azajya iwanjye guma ijo wanje arye anywe. Amen. Amen. Ikintu uyu mugore yemereye Elisa, omukazi ogo kirikiririze Elisa ni ukurya no kurya kunywa no kunywa akagenda. bwanyuma akagenda. Abantu benshi bengi bemereye Yesu, bakikiriza Yesu bamwemerera umwanya wo kurya, bamwikiriza umwanya gwo kurya, bamwemerera umwanya wo kunywa, bamwikiriza umwanya gwo kunywa, ariko ibyo birangiye konke byarga kubaho babwira Yesu ngo genda. bagambira Yesu ngo iroko fire. Nuye mwanya wo kurya no kunywa baha Yesu, umwanya gwo kurya no kunywa bari kwereza Yesu nuguha nuyu w'amateraniro. nogo gwa service. Iyo turi muri aya materaniro baba turiye mu rukungano nkoru tuba turi kurya nitubana turya kandi tuba turi kunywa kandi tubana tunywa dusangira na Yesu, turya hamwe na Yesu. ariko iyo iteraniro rirangiye konke service yarga kwendera tubwira Yesu ngo genda, gambira Yesu ngo iroko natwe tujye mu byacu. nitwe tuzo mu bitu. Genda iroko natwe tujye mu matiku. nitwe tuzo mu rwanju. Genda iroko natwe tujye mu magambo. nitwe tuzo mu rugambo. Genda iroko natwe tujye gukora ibyo nitwe dushaka. tuzo kwera biturukwenda. Ejo tuzongere duhure yecakera tugarike tuvugane ku masaha yo kurya. esa eshaha zo kurya service engage. Oh my God. Yesu niwe mugabo niwe musheja utajya ufata ku ngufu, otakubasa kwamba. igihe uhaye Yesu obunako bwo kwereza Yesu nicyo akoresha mu buzima bwawe. kwese amagara gawe. Iyo Yesu umuhaye amasaha abiri, Yesu amuhereza eshaha ibiri abana nawe amasaha aguma abiri. niwe eshaha ibiri. Iyo ubanye nawe amasaha 10, waguma niwe eshaha 10 abana nawe amasaha nabana 10. niwe eshaha 10. Iyo umuhaye igihe cyawe wamuhereza cyose, obunako bwawe bwose abana nawe igihe cyawe naguma niwe cyose. eshaha zona. Mu
mu bahanga nabonye bageze aho narebire uyu mugore ni umuhanga ubwo mukaza kari umunyabwenge ngo umunsi umwe izuba rimwe aragenzura yayitegereza ngo asanga iyo Elisa yageze iwe Elisa kwagurira ku kikowe bakarya bakanywa amasaha hamara eshaje ari kwezaho ibyo mu rugo rwe byananiranye ibiryo muke byaremiye biremera yone byikiriza ibyanze ibyayangire kemera byikiriza arangije arahishurirwa yahereze yasururirwa aragenda abwira umugabo we yagambira mushija we amubwira ngo hari ikintu namenye hariho ikintu kumanya uyu mugabo uwo mushija iyo yageze iwacu twari ku kikowe itu abana bararyama bagasinzira abana bagwezegere iyo yageze iwacu njye nawe ntabwo dutongana iyo yageze iwacu turacuruza tukunguka aravuga ngo nabimenye kubimanya ni umuntu w'Imana warahanga arangije abwira umugabo we yagambira umushija we none niki twakora mbwene iki twakora kugira ngo ntazongere kuva iwacu kugira ngo atagagarika ku rugo witu ahubwo azaguma iwacu kureka gumo witu aravuga ngo yamugira ngo ikintu twakora icyo kubanza uyu mugabo atazongera kugenda ubwo mushije atagagarika kugenda tumwubakire tumwombekere umugabo ariko nitumwubakire kuko tutareke kumwombekera witonde oyetware ntabwo turamuha icyumba mu nzu yawe tutamuhereze kisenyo mu nzu yitu oya ngaha ahubwo twe turubaka kureka ito twombeke ariko nitumwubakira kuko tutareke kumwombekera ku nzu yacu hejuru ahanje yita yiguru niho turashyira icyumba cye niho turata kisenge cye mu bahanga babayeho umubageza babayireho uyu mugore ni umuhanga ubwo mushije akari yo mugezi Yesu ahabwe icyubahiro amen muzi amakosa dukora maisha bose turukora ni ugusaba Yesu guturana nawe no kushaba Yesu kutura nawe iyo umuntu muturanye umuntu mwaba mutuire hamwe muba mungana nimani muingana ariko iyo ari hejuru yaba yawe yiguru yawe abagusumba aba nakukira uyu mugore yaravuze ngo Yesu yakubwira ngo Yesu turamushyira hejuru reka tumutahigura araba hejuru y'urugo rwacu arahiguriye abe kayisi hejuru y'abana bacu arahiguriye abana abe benshi hejuru y'ubutunzi arahiguriye bwacu ubutunzi bwinshi abe hejuru abahiguru barereka umuntu mwicaranye hatari yo bose umubwire mwe ngo fata Yesu ugira gufata Yesu umushyire hejuru y'ibyawe ahiguriye byawe aravuga ngo muri icyo cyumba yagira ngo mu kisenge cyo turashyiramo ibintu bitatu zafitemo ibintu bishatu icya mbere icyo kubanza turashyiramo uburiri kitame kitanda uburiri uburiri buvuze iki ekitanda nikimanyisa uburiri buvuze kuryama nibimanyisa kubyama kandi kuryama bisobanuye ijoro kandi kubyama nibimanyisa kiro bivuga ngo bafashe Yesu bakwata Yesu bamuhaye ijoro ryabo bamuhereza kiro cyabo hari abantu baha Yesu amanywa hari abantu bakuhereza Yesu mu mihangwe ariko ijoro bakarimwima bonganya kiro bamumbinga bakirirwa mu rusengero basiba mu kanisa ariko nijoro bakajya mu bapfumu bonganya kiro baza mu bapfumu baravuga ngo icya kabiri bamugira ngo cya kabiri muri icyo cyumba mu kisenge cyo turashyiramo intebe na meza mu intebe na meza intebe na meza bivuze iki intebe na meza nibimanyisa ki kwicara okushitama bicara ryari bashitama ryari bicara ku manywa bashitama mu ihangwe bivuga ngo bamuhaye uburiri bamuhereza kitanda bamuhaye n'intebe bamuhereza n'intebe ku manywa zicara mu ihangwe yasama aryame nyakira byare ariko ntazave muri urwo rugo rwo mu kejo icya gatatu icya kasatu baravuga ngo dushiremo n'itara tutemu n'etara itara rivuze iki etara nemanyisa ki umucyo omushana umucyo omushana wirukana umwijima kubingo mwirima ntabwo Elisa yaba ahantu hari umwijima takubasa kuba hatari yo ntabwo Yesu yaba mu rugo rurimo icyaha uyu mucyo omushana uwo kwirukana ikibi kubinga kibi kugira ngo Yesu ahabe kugira ngo Yesu aturemu amen amen Bibiliya iravuga ngo Bible negira ngo umunsi umwe izuba rimwe Elisa ari muri iyi nzu Elisa yo mu njejo arangije aratekereza kuyahereza yatekateka aravuga
aravuga ngo uyu mugore yagira ngo ubwo mu kazi yatugiriye neza, akatworera agi, aratwakira yatwakira abandi bataratwakira, abandi bakaba bangire kutwakira, aduha ikaze yatuhereza abandi bataraduhaye abandi ikaze. baratwakire, Aravuga ngo natwe yagira ngo neitwe hari icyo dukwiriye hari kumukorera. icyemerire gukora. Reka mbabwire inshuti reka z'Imana, amagambo rero nyano barahanga, iyo ugize ikintu wagira ikintu ukorera umuntu w'Imana eki wakorera umuntu warahanga, ntabwo uba umutabaye, noba atamuyamba ahubwo uba witabaye. noba wayeyamba. Muranyumvishe? hoke se nimumpurira Ndabisubiramo. ninkigarukamo. Ikintu cyose ekintu cyona uzakorera umuntu w'Imana ekyo kwisa korera umuntu warahanga ntabwo uzaba umutabaye, noba atamuyambire, ahubwo wowe kureka iwe uzaba witabaye. noba warga kweyamba. Umunsi izoba Eliya yageze mu rugo rw'umupfakazi w'i Serafati, elisa yari yashika yo mu umupfakazi munyibutse umupfakazi izoba elisa yashika omuka y'umupfakazi wa Serefati, yasanze uyu mupfakazi akashanga umupfakazi egyo arimo gutoragura udukwi tubiri. akanatoratora tubiri. Bibiliya iravuga ngo ni udukwi tubiri. bayibuli negamba ngo no tubiri, Kubera ko yatoraguraga udukwi tubiri abo cyabere natora n'enkwi ibiri, ashingiye ku biryo afite, buri giremere yabire ine yasanze nta mpamvu yo gushaka ingwi nyinshi. akatashemere kuronda enkwi nyingi, Ingwi ebyiri enkwi ibiri zari zihagije kandi zimara ngo ibyo afite bishye. ngwe byayine bisye. Eliya ageze Eliya kuyashyikireho abwira uyu mupfakazi, yagambira umupfakazi ogo, aramubwira ngo ndashaka umpa amazi. yamugira ngo nigenda ngo mpereze amizi. Uyu mupfakazi umupfakazi ogo ahita ajya kuzana amazi. yashika naza kureta amizi, Ataragerayo atakashyikireyo Eliya aramubwira ngo Eliya yamugira ngo umva mama, umva hura unzanira amazi gusa, utakanetera amizi gonka ahubwo unzanire n'agatsima. kure konetere nakunga. Reka nsobanure, ntabwo yigeze amusaba umutsima, taramusabira oburo ahubwo yamusabye agatsima. kureka kamushaba karo. Kubera iki? Eliya Eliya umuhanuzi, ni nabi, ahantu uyu mugore abika omukazi ogo hari kubika Eliya yahabonye, Eliya akayarugira kurebayo abona ntafi ihari, atariyo esano ariko ahabona agafu. yarebaho akasano aramubwira ngo unzanire agatsima. anetera akasano akunga. Wa mugore omukazi ogo wari ugiye kuzana amazi uwawaze kureta amizi yumvise ugatsima, kuyahurira kunga aragaruka yatamuka n'amazi ntiyayazana, n'amizi tiyagareta aza gutanga ibisobanuro. yeiza kupfayo okushobora Gutanga amazi okuhereza amizi biroroha, nibyanguha, ariko gutanga agatsima kongo okuhereza kunga biragoye. kigumire. janjagura Mbariza umuntu ukwicaye iruhande ngo uracyahari? mburi zogwe kuyarabaza ngo kiruho nari wagenze. Are you still here? Iyo tuvuze ngo duhe Imana icyubahiro, Twatigamba ngo utereze ranga kitinisa. iterano ryose riha Imana Ekanisa icyubahiro. yemereze kitinisa. Iyo tubwiye iterano ngo dutere haleluya, Bagambira Kristo ngo tere haleluya. hari n'abiyongeza bagatera izo Arona bashaka. barikoyongeza ngo bakatera Ariko n'icyo iyo tuvuze bakabasaba. ngo dushyigikire umurimo, Bagira ngo ushyigikire umurimo. buri wese yubama muri telefone. Uyo mwene nazo musumu. Kubera iki? Awenzi. Gutanga amazi biroroshye, Okamenzi cyangwa ariko gutanga agatsima konko kwaya kahunga. biragoye. Nenga karo kigumire. Uyu mugore Ubwo mukazi araza abwira Eliya, Yesu yagambira Eliya aramubwira ngo mu rugo yamugira ngo omuka mfiteyo utuvuta nyineyo otujuta. kabiri, Icya kabiri mfiteyo agafu, nyineya akasano utu dukwi natashyaga mbweno to tuko tunanindonda nagombaga kuduteka, naninyenda
gutekesa ngarya utwo turyo nkarya akarako hanyuma njye n'umwana wanjye nyewe n'umwana wanjye twarangiza tugapfa tukefeira. ngira umuntu umwicaranye ngo n'ubundi agatsima usigaje nako kukwica gambiro ngo n'ubundi akunga ko tsigayize nako kukwita tine kikarukuyamba n'ubundi nako kuguhitana n'ubundi nako kukwita. Eliya aramubwira ngo yamugira ngo wowe iwe jyana utudukwi genda no tukoto uteke numara guteka korarye kuteka uzana ako gatsima undetera kungako ukazane ngarye ukarete nkarye kuko Uwiteka abo kubarahanga abavuze ngo yagira ngo muri iyi nzu omuka yaweji ntihazaburamo ifu hakwise kubura mesano. kabiri icya kabiri ntihazaburamo amavuta hakwise kuburamo amajuta. muri iyo nzu umunjegyo harimo utuvuta harimo tujuta ariko we ntabwo ahanuye utuvuta konkati yahanura tujuta ahanuye amavuta yahanura amajuta. muri iyo nzu harimo agafu umunjegyo harimo akasano ariko ntabwo ahanuye agafu konkati yahanura akasano ahanuye ifu yahanura esano. ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye magambira ikintu cy'ugumire iteka butosha imana igusaba uhanga nakushaba icyo ishaka kuguha icyakwenda kwereza. ese ibintu byo murabyumvishe muko binagaba mabihurira basubiramo imana rahanga igusaba nakushaba icyo ishaka kuguha icyakwenda kwereza. niyo mpamvu usonga mbere yuko uhabwa bataka kwire ubanza gutanga nobanza ogaba. imana yari ikeneye abana rahanga kana yenda abana kubera ikeneye abana kugira ngo nayenda abana yayisabye gutanga umwana ikayisaba kwereza umwana itanze umwana yahiriye umwana isarura abana yasharura abana. ibwira Aburahamu yagambira Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu yamubwira ngo Aburahamu uzaba sekuruza w'amahanga yaba senkuru w'amahanga kugira ngo bishoboke kugira ngo bibaswe urabanza umpereze umwana wawe umwana wawe Isaka. imana ikeneye agafu kawe akasano kugira kawe ngo ibone uko iguhereza kugira ngo yumukora kwereza isano. rahanga nayenda akasano kawe ngo atunge ko arakwereza isano. umugore omukazi aragenda arateka yagenda yateka ngo amare guteka yarigire kuteka azana agatsima yareta akahunga azana n'isosi yareta n'emboga aricara yashitama abishyira imbere ya Eliya yabitumisho ga Eliya ararya yarya. umugore amwicaye imbere omukazi ko yamushitamira mu misho umwana amwicaye imbere omwana amushitamira mu misho. ndagira ngo munyumve mukanyana ngo mumpurire umugore amwicaye imbere omukazi yamushitama mu misho umwana amwicaye imbere umwana yashitama mu misho kandi ibiryo arimo kurya kandi ibyo kurya byariyo narya nibyo byari bisigaye nibyo byabisigaye ko twarwana arya umwana amureba yariyo mwana namureba ntiyamuha taramuheireho ngo ntiyagira gute tarakozere ki taramuheire ararya yarya arabimara yabihezaho. umwana amwicaye imbere omwana akashitamo mu misho ge umupfakazi amwicaye imbere umupfakazi akaryaho namureba arangije kurya yarigire kurya afata isahani yakwata isahani arayikomba yagikomba. yari afite inzara nawe amen. imana imuha umugisha hanga muhereza umugisha.
nibishaka gusobanura. ikintu kwenda kushobora neki Ampaye ishati yampereza sati ariko ntabwo ntabaye, kunkati yanyamba ahubwo aritabaye. ariyo naye yamba. Kubera ko imvuze ngo aritabaye, abo ikintu ngira ngo yaye yamba ishati ya make nambara esati y'esente nshya y'indu kujwara ni y'ibihumbi 30 yo mu Rwanda. ne ya sente emitware Niwe nambara neza, niwe ninjwara je nambara amakositimu ahenze gusa, ninjwara suit bivuga zikutera ko ntabwo ntabaye, bene tuyanyamba ahubwo aritabaye. yamba Nabwo mwabyumva mwacyura uko ni ukuri ge mazima byayambara bisera abo Ruganda muko baki. Yesu ashimwe. Mukamasimu Kanyesige wanje ntacyo atari gukora ngo afate neza, hine cyatakora ngankwateje ariko ntabwo yamfata neza nk'uko iwanjye nifata neza. konke takubasa kunkwataje kuko nkwe kwataje wanje Ntabwo yabigeraho takubasa kubishikaho kuko ngewe nijoro ndya imbuto gusa, habo kuba wanje nyakiro nindya kandi ndya imbuto zihenze, kandi nindya bijuma biri kusera ndya imbuto nziza. nindya bijuma birungi Murimo muranyumva? muriye n'umumpurura Aragerageza akambwira nageze ahangambira nagaki ukeneye, nece cyo rukwenda akajya kuzana ko nkeneye, agenda leta kundi kwenda akajya kugashaka, agenda karonda ariko ibindi ari gukora konke byari gukora ntabwo ari kuntabara, akunyamba arimo aritabara. ariyo naye yamba. ubwo umugore wanjye imbuto abazumva nazo zirakenewe. Se murimo muranyumva? konke muriye n'umumpurura Icyumba cyanjye, ecyome cyanjye njyewe ndaraho, ekisenge cyanjye cyo nukuraramo, igitanda cyanjye ndaraho, ekitanda cyanjye cyo nukuraraho kirarusha agaciro kizo muhendo inzu ya mbere nubatse, enju yo kubanza y'inayombekire n'ubutaka yari yubatseho. n'itaka ryabere yombekireho. kokati mwacyitegereza reka kigarikemo ekitanda cyari kuraraho omuhendo gwacyo na sente zikiri kugura nizisinge zenje yabire no mu kubanza haza na poroti n'ingashi n'itaka rye yombekiremo. aro None murumva ari hehe mwandyamisha? mbere nikaye mukwata kumbyamisa Ngo mwumve mwanyemeje, ngo muhure mwamwe n'umwankakasa n'utuvuta murimo dutanga, niyo n'umupereza tujita agafu murimo niyo mutanga, n'umupereza kasano ese murimo muranyumva? niyo n'umumpurura. Ejo niyo mwabazyo banyohereje message, bantindikire message abakozi ba Majerwa, abahereza narisi abakozi bakora omu revenue n'abantu bakora umurimo n'abantu bino murumo wo kubarura ibintu byose biva mu mahanga, mbene bari kusoraza ibintu byari bikuruga heru abacuruzi eby'abashubuzi biza mu Rwanda, nibiruga heru nibyiza Rwanda barampamagara n'abakozi bakomeye, n'abakozi bagumire bine uyu twari turi kumwe, mbere mwine bari kumbwira ngo turashaka uzatwigishe twenda ngo twegese guhera ku wa gatatu, ku rugo rwa kasatu, ku wa kane, urwa kana, ku wa gatanu, urwa katanu. nawe mbariza uwo mwicaranye ngo abo bantu bampa amafaranga angahe? mburize weza abantu bandi basa kumpereza sente zingahe? ni miliyoni plus miliyoni kuzamuka. Ishaka gusobanura neza icyo ndikwenda kusobora Imana iri kugusaba, hanga yaba nakushaba ibirimo kugusaba icyo ishaka kuguha. naba nakushaba cyari kwenda kuhereza. Ese murimo muranyumva? iyo n'umumpurura Iteka Imana nigusaba utose hanga yakusaba uzamenye ko iri kugusaba icyo ishaka umenya ngo rero nakushaba cyari kwenda kuhereza. niba avuga ngo mu nzu y'Imana bene wabo ryo munsi yarahanga ukeneye isente, twenda sente impamvu bagusabye isente songa mwe kino kushaba nuko sente Imana yabonye ko isente arizo ukeneye. nareba ngo sente nizo kuko kwenda ijambo ry'Imana riravuga ngo kiyo mucyaranga n'ikigihugu icyo mu nda biba icyo muntu ari kubiba icyo ari asarura. gusarura. Niyo mpamvu Eliya songa mwe Eliya yanze ko uyu mugore azana amazi. akanga ngo arete amashita Iyo azana amazi muri arete y'amazi mu rugo rw'uyu mugore reka yo mu kazi agombaga kuba y'amazi akandi gusa. azaguma y'amazi ariko koka kugira ngo abone amazi koka kugira ngo akunde amazi yasabye ko kandi byenda ngo amubwira ngo zana n'umutsima. leta n'ubuhunga kandi taramushabira ubuhunga akamushaba akahunga abo kwa kana bangu hariyo akasano to hariyo esano
umva icyo bita ubuhanuzi ureke barkweta obunabi arimo arya kuyabaire narya yakombye isahani akakomba esahani kuki Eliya yakombye habonye isahani Eliya yakombera esahani egyo yari arimo guhanura akariyo nahanura mwibuke ibiryo byo muri uru rugo ebyo kurya by'ekegyo uyu mupfakazi yabivuze omukazi wo kuyarga kubigamba nibyo bisigaye nibyo byabisigaye nkabirya kabirya njye n'umwana wanjye nyewe n'umwana wanjye tugapfa tukefeira none hageze umuhanuzi mbona hiza nabi wa muhanuzi oriya nabi we afite ubuzima akayi n'amagara kandi ikintu gitanga ubuzima kandi kiri kuhereza ni amagara igifite ubuzima ati n'amagara niyo mpamvu yesu habonye Yesu yaduhaye ubuzima atwira amagara kuko ariwe ufite niwe ubuzima wabereye n'amagara rero igifite ubuzima ati n'amagara ntabwo gipfa kiri kupfa uyu muhanuzi na bogo yakombye isahani akakomba esahani yari arimo guhanura iki akanahanura ki yari arimo gukomba ubukene bwo muri uru rugo akomba obworo yari arimo bw'ekegyo gukomba inzara yo muri uru rugo akomba enzara yari y'ekegyo arimo gukomba igisuzuguro cyo muri uru rugo ekegyo muri iki giterane uruterano oru yesu azakombe yesu aija kombe ijya mu rugo rwawe eka yawe azakombe ibikombe ibikurwanya kurwanisa arunyumisha avuge ngo amina wacyubakire ngo amina yesu byona bihemu obworo okugaywa buri kimwe cyona komba amaze kurya kuyarigire kurya abwira umupfakazi yagambira umupfakazi ogo aramubwira ngo jya guteka iroko zo kuteka jya guteka za kuteka umugore ati ndateka iki omukazi yambira ngo ninza kuteka ki kuko ibyo nagafukana nabimazemo mbwene kanarga ku bikomba byona undi kanabihezamo aramubwira ngo jya guteka yambira ngo iroko zo kuteka umugore arakata omukazi yagenda ngo agere mu cyumba yashyikira mu kishenge asanga yashanga cya giseke kiriya kitebo cyuzuye ifu kiriya kibo kizwire cyane areba mu mperezo yarebire omunyu asanga amavuta aruzuye yasanga imana ikumpera umugisha mama kumpera umukisa ndashaka imana ikombe iby'iwawe nyina ngo ranga kombe byo wawe none ndagira ngo mbabaze nyina ngo mbabuze ukase mu cyumba waza wareka kuza mu kishenge ugasanga ifu iruzuye ugasanga sane yisuire ugasanga igiseke kiruzuye ugasanga ekiba kizwire wateka noteka wateka nje natera induru buri kintu cyose kuba kuri iyi si buri kintu cyone kiriyo mu nsomo kigira iki kirusha imbaraga kine kiri kukiza amani buriya abantu twese dutinya inzara abantu twese tutine njara ariko inzara itinya ibiryo konka n'inzara netine byo kurya umuntu asonza kubera atabifite umuntu nagira inzara abo kugira ngo utayine byo kurya uyu mugore ntabwo yatetse ubwo mukazi taratekere kubera ko atatetse ahabonye taratekere yarahise agenda ajya muri saro akashyika nazo musitingi arirukanga yeyiruka ndasanga uyu mugabo ancitse akasanga ubwo mukazi yagenda kajya kureba iby'uyu mugabo kaze kureba iyo musheija imana iguha umugisha aje kuba mugisha njye kureba uyu mugabo kaze kureba ubwo musheija agezemo asanga Eliya aracyicaye uyashyira muyasanga Eliya kisitami amufata ukuboko yamukwata umukono muntu w'imana muntu warahanga yakwicaje muri saro unakushamisa mu ngwino nkwerekaho noneho mbwene kwereke aramubwira iki cyumba ni icyawe wamugenge kishenge kina ubu buriri ni ubwawe uburiro bune bwawe wibera ahangaha ugumaha ntuzahave utarirgaho kubera iki uyu mugore ahabonye cyo mukazi ahaye Eliya icyumba yabwe cyahereza Eliya kishenge ntabwo yakunze Eliya yakunda Eliya ahubwo muri Eliya muri Eliya harimo ifu reka kwirukanga ku ifu reka kwirukanga hasano irukanga ku muntu urimo kuva mu ifu kwirukanga mutogori ine sano Eliya kiraha Eliya kwatiriya ntabwo ifu isigera ishira sano te kwiza kwa
ngiye kubabwira ikintu cy'ubwenge reka buhambaye. amagambo y'ikintu cy'amagezi gari ahiguru. Abakristo bari hano abakristo bari aha bacyandike. mucyandike, abari kurukodinga mu rikodinge. Mu buzima omumbere naso magara bw'uyu mugore omagara go mukazogu bamaze imyaka 3 bakeze imyaka 3 n'amezi 6 n'amezi 6 barya ibi biryo nibagure byo kurya bitarashira bitakwire. mbabwira ikintu gitangaje. reka amagambo cyo futangaza muri iyi myaka 3 omyaka yeje 3 n'amezi 6 n'amezi 6 nta munsi n'umwe tariho izuba na rumwe uyu mugore yigeze asangira na Eliya. ubwo mukazi obwararire hamwe na Eliya. omyaka 3 n'amezi 6 omukazi oge yaherizaho akata kariri hamwe na Eliya nimanyisa okurya gusangira like mbeno kurya hamwe hasane takagamba kurya hamwe mukagira ngo no nta na kurya rimwe byigeze biba. tariho izuba na rumwe obukira bireho. kubera iki? habwenki uyu mugore omukazi ogo yari yararangije kumenya ibanga hayarigire kumanya kihama rituma ifu idashira, ekiri kureta esano bituma butabaho, amavuta adashira. ekiri kureta amajita agatabaho, nuko Eliya no kugira ngo Eliya abanza kurya. akana abanza kurya. nukora ikosa korakore nshobe ryo gusangira n'Imana yo kurya hamwe na rahanga bizashira. biza kubaho. ese murari konka muruho ikibazo abantu bafite, barashaka kubanza gusangira n'Imana. ekizubu cy'abantu kibayine nibenda kurya hamwe na rahanga. rimwe na rimwe bakarya, bwa umwe na umwe bari hamwe, bamara kurya bakibuka Imana. umwe nibabanza kurya bakereka kurya bishika rahanga. kandi iyo uriye mbere y'Imana kandi warega kurya omumisho ga rahanga takarire urayicura. no muraza narishi no bihezaho rahanga takarire. iyo ucuza Imana when warega kumariraho rahanga muraza ihagarika kuguha. nayo nawe nayemereza kuhereza. narabibonye. ngeze umugisha mwanyura. nagira umugisha no mumporera. nugira umugisha wagira umugisha ukabona amafaranga ukatunga sente, mbere yuko uguraho ibyo ukeneye, utakaguzira ibyo urukwenda, banza ugaburira Imana. banza uherezeho rahanga. uhibwire ngo Mana ugire ngo rahanga akirurye, tora nihorye, hanyuma wongere. mbwenu uyongere. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu habo kitemisa. none mbwenu ari uyu mugore ubwo mukazi ari na Eliya, na Eliya ninde watabaye undi? noho wayambiro ndejo. Eliya niwe watabaye umugore. muzi impamvu? numanye shonga niyo uyu mugore yakima Eliya ibiryo, ubwo mukazi nubu yakwima Eliya byo kurya, Eliya ntabwo arya ari uko abantu bamuhaye. Eliya atakurya kugira ngo abantu bamuhereze, niyo abantu batamuhaye n'abantu baba batamuheire ibikona birazana. ebikona bimuretera. ntabwo twambara kubera ko Ifyo mwatwambitse. siri kujwara kugira ngo mwatujwe. iyo mutwambitse muba mwitabaye, mwabari mutujwe kandi mwari iyo mutugaburiye muba mwitabaye, mwatugaburana mwari kuko muheya. iyo mutabikoze Abuko mwamutabikoze Imana ituma ibikona. rahanga natume bikona n'ebihungu byona. ubu abantu basengera ahangaha, abantu bari kushabira abakristo b'umushumba, abakristo bekanisegi ubu muri ku gipimo. mwe nimwe muri hakugerageranisa. Imana yaje kubaha. rahanga yije kubahereza. ese murimo muranyumva? uko muri mu mpurira Imana yaje kubaha. rahanga yije kubahereza. mugerageze mukoreshe uko mushoboye, mugezeho mukore kumukubasa, mumenye utuntu dukunda, mumanye biturukunda, mudufate neza. twatege ufite ihene yizane tuyirye, oyine mbuzagire tutugirye, nishaka bariyo yonyine isigaye, yaba ebeniyo yonke nibyo yasigayo abakozi b'Imana tuyirye. leta rabahereza baranga tugirye. iwawe nturya imbuto tutarazibona, mketo bari kuriye bishima narishe fruit tutakazitungire, kuko twaje kubatabara. abo kwatuje kubayamba. nuko kuri nubwo mazima
ntabwo ari ngombwa ngo njye mu mwuka kiri kwetenga ngo mbanze mu moyo ngo njye kugushushanya ngo Imana irabwiye ngo duhiki nze kubehebe ngo oya ntabwo ntabwo Imana imbwiye hangati yangana ahubwo ijambo n'Imana ry'Imana niko rivuze ureke kigamu cyarangana ko kiri kugira iyo ukoreye umuntu w'Imana waga ikintu kuhereza mutwara hanga kintu kiri uba witabaye uba noye yamba Yesu ashimwe cyane kama simu mnongo Elisa abwira Gehazi yagambira Gehazi aramubwira ngo reka uyu mugore yagira ngo reka ubwo mukazi tumwishyure tumushashore ibyo yadukoreye ebyatworire turabimwishyura tubimugariremo arangije kuyahereze aragenda abwira uwo mugore yagera yagambira ubwo mukazi aramubwira ngo ngwino hano yagambira ngo urga ya yamubwiye amagambo abiri akomeye akamugambira ibigambo bibiri bigumire aramubwira ngo dore neza watugiriye reba burunye bwatworire none tukumenyekanisha ibwami mbenu tukuranganise uwo mugabe icya kabiri tukumenyekanishe ku bagaba b'ingabo tukuranganise ahabebembezi b'amahe aba bantu babiri abantu abo babiri nibo bayoboye isi nibo bebembire ensi isi iyobowe n'abami ensi ibembirwa abagabe isi ikayoborwa n'ingabo ensi ibembirwa amahe kuri iyi si y'Imana ahansege yarahanga nta muntu n'umwe ubaho hariho umuntu n'umwe udakeneye kumenyana n'aba bantu utari kwetenga kumanywa n'abantu abo ariko umva ikintu gitangaje kuko urekera kutangaza uyu mugore ubwo mukazi yabwiye Elisa akagambira Elisa aramubwira oya yambwira ngo ingaha njye nibera mu bacu nyowe n'inturo mbitu inshuti y'Imana munyana warahanga munyemerere nigisha munyikirize nyegese ndashaka kwigisha nyenda kwegese kuki ahabwensi avuze ngo nibera mu bacu ahabwensi yagira ngo n'inturo mbitu kandi ibintu bamusezeranira kandi bamuraganisa ku isi y'Imana ntawe utabikeneye umunsi yarahanga tino utari kucyetenga ariko we arabyanga konka we yabyanga kubera iki abyanga ahabwensi yabyanga umva impamvu urenshonga mwibuke ko uyu mugore mwishuke ngo mukazi umunsi wa mbere yagaburiye Elisa izore kubanza yagaburira Elisa yamubonanye inzara akareba inenjara icyakabera mubonana inyota icyakabiri yareba ineruho none ngo baze mbwe mbabuze umuntu ukugaburira umuntu uri kugaburira akakugaburira ushonje akakugaburira inenjara akakwambika wambaye ubusa akakujwe kote ine cyo kujwara ni gute wamubwira ngo ushaka kumuhuza n'abandi nahabwe kino basa kumugira ngo nonda kumugabuganisa n'abagabe niba koko uwo muntu aziranye n'abandi mbwe no ko mutu yanamanyana n'aba bagabe yagize inyota yivanye akagira iruho yari yirenkaye inzara yayikuye he kandi aziranye n'abandi akagihankaye kandi ari kumanyana n'abagabe nanjye nyo murimo muranyumva konka muri no mumpurura njyewe ngufate nyo kwate njye kukumenyekanisha nze kuranganusa uvuge ngo ndaguhuza n'umuntu runaka ngire ngo niza kuvugabuganisa n'umuntu naka ubizi neza ko wahuye n'uwo muntu kandi kuba ngo waburga kugira no amateka yahinduka ibyafaye nibihinduka none njyewe ngiye kuguhuza nawe mbe naza kuvugabuganisa nawe kandi nanjye ari weho untabara kandi niwe kunyamba murumva bishoboka icyo nikibasika uyu mugore ubwo mukazi yaravuze ati ibi bari kwivugisha akagira ngo iberi nibagamba nuko bamaze guhaga no kugira ngo barga kuhaga babuze uko babigenza baro no kuba barabikore none sinibashaka kumenyekanisha ibwami mbwe no wamanyinisa n'abagabe kuko ibo batimenyekanishije ahabwe cyo taragiriye kweranganisa ariko hari ikintu konka hariho ikintu uyu mugore atambe icyo ubwo mukazi ataramanye nicyo nshaka kuvuga ngo agaciro k'umuhanuzi nicyo nkwenda kugira ngo umuhendo gwa nabi ndagira ngo munyumve nyana ngo mumpurire umuhanuzi nabi ari n'imbaraga arumamani zishobora kukwicaza ziri kubasa kushitamisa ku ntebe we atakwicaraho ahantebe yatari kubasa kushitamaho iki kintu ntabwo mwacyumva ikintu cyo kitumwakihurira umuhanuzi nabi ari mwimbaraga harumamani zishobora kukwicaza eziri kuba agari kubasa kushitamisa aho we ubwe atakwicara aho wenka atakubasa kushitama yakugeza ahantu nabasa kushita ahantu we ubwe wenka we atarigeze ahatakashyikire
nujya uhura n'umuntu w'Imana wareka kuvuga n'umuntu warahanga uzakora ikosa utarikora enshobe ryo kumusuzugurira mu bihe arimo, enshobe yo kumugayira mu bunako kuko ibihe arimo embere y'yarumu bitandukanye n'imbaraga zimurimo, netana n'amana gamurumu. umuhanuzi warebye ukamusuzugura nabo wareka kureba ukamugaya ashobora kukwinjiza mu kirere cyari cyarananiranye ku buzima bwawe, nabasafutasi ahantu aho wabiroremera uwo mu magara gawe, kandi we icyo kirere atarakigeramo, kandi wahantu aho atakashyikireyo. nyowe nagize imyaka 38 nkafite imyaka 38 ntarabona miliyoni, ntakareberaho miliyoni aho iteretse ngo aheri. ntabwo ari ukuyitunga, kugitunga ni ukuyibona, kugireba n'amisho ganjye iri ku meza n'undi muntu uyifite ngayibona, eri yahameza no byakubeye inundi ijo. mu yandi magambo inoti umbene bugambo urupapura zuzuza miliyoni, mbene papura zikwishuza miliyoni. nagize imyaka 35 ntarazibona, nkafite imyaka 35 ntakazirebire. no ntabwo ari ukuzitunga, kuzitunga no kuzireba, kuzireba urakabyara none ukaba utaranayibona, utakareberaho na moto kejo wumva ngo habaho imodoka gusa, ukahurira ngo hariho motoka konka ariko utarayibona kuko utakagirebire. icyo gihe ubu nakobo nasenganye n'umudamu nkashaba hamwe no mu kazi yari afite ideni akayi nibanja rya miliyoni 80 z'amanyarwanda, ya miliyoni 8 z'amafaranga ga Rwanda. banka iza guteza ubutaka bwe cyamunara, yeje kuguza ibintu bye, bafata ubutaka bwe bakwata itaka rye babuha agaciro ka miliyoni 60, bahereza umuhendo itaka yariyo miliyoni 6. bivuga ngo yagombaga kwishyura ideni akashemere kushashura ibanja, agasigaramo irindi deni rya miliyoni 20, akanaza kushashura ibanja rya miliyoni 6 akasigaza ibanja rya miliyoni 20. arangije aza kundeba, yeje yandeba arambwira ngo mukozi w'Imana, yagira ngo muhereza warahanga, Imana ikurimo, rahanga ukurumu ndayemera, nimuyikiriza, nyemerera kiriza unsengere, unshabire, umbwirire Imana ngo ngambire rahanga ngo ihagarike cyamunara, yemereza kuguza itaka ryanjye kifiriza like, hanyuma njigurishiriza. mbene mbe ninye nariyeguriza, ndamubwira ngo ndagusengera, nambwira ngo niza kushabira. umuntu ugiye gusenga ngo Imana ihagarike ideni, owaza kushaba ngo rahanga ayemereza ibanja, ntarabona kuri miliyoni, takarebero nangwa na miliyoni. mfata amasengesho y'iminsi 3, nakwate shara nasho kushaba kw'ebiro 3. ayo masengesho y'iminsi 3 okushaba kw'ebiro 3 oko nayasenganye nawe, nkashaba mwine wiwe ntiyigeze asenga, we tarashabire, ahubwo nagiye iwe nkazowe amba icyumba yampereza kishenge ndasenga, nashaba iminsi 3 ibiro 3 ntarya ntarukurya ntanywa, ntarukunywa. umva icyo bituma umuhanuzi kureki bari kweta nabi. ku munsi wa 3 aha kiro cya 3 Imana ivugana nanjye, hanga yagamba nanjye, irambwira ngo ubwire uyu mugore yagira ngo ngambire rwo mu kazi ngo ubutaka bwe etaka rye ntabwo bazabugurisha, bakwisha kubuguza, mubwire ngo we agiye kubwigurisha, we naza kuryeguriza etaka rye. ijwi rirambwira ngo irakari yagaraka ryangambira, mubwire ngo baramuha miliyoni 200, mbaza kumuhereza miliyoni 200.
ndamuhamagara namutera ndamubwira ngo ngwino hano namwita namubwira ngo riga yaha ndamubwira amasengesho ndayashoje nagira ngo kushaba nakuhendera arambwira ko none kuyashoje mbereka wahendera ndamubwira Imana imbwiye iki nagira ngo hanga yangambire cyo waza gukora arambaza ikubwiye ngo yakugira ngo yenkere hango ndamubwira Imana irambwiye ngo hanga yangira ngo ubutaka bwawe itaka ryawe wowe ugiye kubugurisha noza kuriyeguriza kandi bazaguha miliyoni 200 kandi baza kuhereza miliyoni 200 bataraguha miliyoni 200 batakakwira miliyoni 200 ubu butaka ntuzabutanga itaka ryo takija kuriguza arangije arandeba uyandebire arambwira ngo nibampa miliyoni 200 kuba rampereza miliyoni 200 ndaguhamo miliyoni 20 ninza kuhereza miliyoni 20 ndamubwira ndi urakoze namubwira ngo yebare ndataha nataha arangaburira yangaburira ndataha nataha hari kuwa gatatu rukari rwa kashatu kuwa gatanu urwa katano umugabo w'iwacu umusheje wowe witu afite utubari twinshi aine bara nyingi aza kuhagura yisha yahagura ahagura miliyoni 200 yahagura miliyoni 200 arampamagara yantera arambwira ngo nonaha yangira ngo hati kuri konte yanjye ahari account yanjye hageze miliyoni 200 hako miliyoni 200 arambwira ngo Imana irantabara yangira ngo hanga yanyamba ndamubwira ngo Imana ibishimye nagira ngo hanga simwe arangije arambwira atari ko wihangana yangira ngo mbwenu yahangane mugabo yambwiye ngo singuhe na 5 umushishe ngira ngo utakakuhereza no rwa 5 ataya amafaranga turayakeneye isente ntituzenda arambwira ngo ariko warasenze konko kashaba ati kuva warasenze rero mbwenu kugira ngo kashaba ndaguha 5 niza kuhereza 5 ampa 5 ahari miliyoni 200 bamuhereza 5 utakajya ngo ni miliyoni 5 just 5 shiringi 10 20 30 5 niki ndashakaga kwivugira neke kinanyenda kubagambira nashakaga kwivugira ko nanyenda kubagambira ngo nahamagaye miliyoni 200 z'abandi nketa miliyoni 200 z'abandi nge ntarabona miliyoni nyota kareberaho na miliyoni emwe yarabeshye aha wengi kuko mu muntu w'Imana ndio muntu warahanga harimwo imbaraga umuntu warahanga hari mama zakwicaza umuntu eziri kubasa kushita misomo aho we atarica ahogo warahanga watakashitami hari abantu bafite imyanya ikomeye hari abantu bine imyanya y'amana bayicajemo natwe bakashitamamo ahabweitu dufite abagore bari barabuze abana kwina bakaza babiri batayine bana abaganga b'abahanga ba Dr. Bamani bakavuga ngo ntabwo azabyara bamugira ngo utakwisha kuzara ariko kubera ko turi abahanuzi ubwabo kugira ngo turubana tukavuga ngo tuguhaye urubyaro twakwereza ruzaro utarabyaraga ubota kazeire akabyara azara dufite ubuhamya ubwo bushurizi bw'abantu bakize kanseri abakizire kwa kansa muganga baravuze ngo ntabwo bazakira kandi muri barabagiye ngo tubakwisha kushira umuntu w'Imana umuntu warahanga habamwo imbaraga zakwinjiza aho we atari aho we atakatahire uyu mugore amaze kubabwira aya magambo ngo arigendera ubwo mukazi ko yarije kumugambira ibigambo byo yagenda Elisa abwira Gehazi ati Elisa yagambira Gehazi ati uyu mugore ubwo mukazi ntabwo yamenya agaciro kacu ugutiyamanya umuhendo gwito yagira ngo turi bagenzi be yatekateka ngo nitwingana yagira ngo turi indushyi nabasa kugira ngo turi bagenzi be tumbe turihire ahubwo kureka reka turebe icyo dukora reka turebe icyo twakwasakora abaza Gehazi yabuza Gehazi ati aramubwira Gehazi uyu mugore ubwo mukazi mu minsi tumaza ombere bitereza niki wabonye adafite neki cyo warebere cyateyine icyo adafite niki cyateyine niki Gehazi aramubwira ngo Gehazi yamugira ngo ekeje narugezemo nkarwetorora handu hose narahazengurutse ngahetorora ahantu hone ariko hari ikintu nabonye konka ine kinareba uyu mugore ubwo mukazi nta mwana w'umuhungu tine mwana w'umosho agira tine mwana w'umosho kimwe mu bintu nkundira Imana
ekimwe mbundi ukundi arahanga iyi Imana iguhaye hanga kwari kuruga kuhereza kugira ngo izagabanye umwirato wawe, kugira ngo akendeze umwetunguro gwawe hari ahandi ikora harahera ukwata kugira ngo nawe uyishake. kugira ngo niwogiro umuronde. Elisa abwira Gehazi, noneho yagambira Gehazi ati hamagara uyu mugore agaruke. garuko nyetero go mukaza ije. Gehazi aragenda arabwira ati databuja. Gehazi yagira ngo mukamanje arambwiye ngo garuka. byangira ngo tiamuka. Umugore Bibiliya iravuga ngo araza, Bibiliya igira ngo yeja ahagarara mu muryango, yayemerera umuryango. muzi icyo bivuze? No makere kumanyisa yaravuze ati n'ubundi bari kunyuharira umwanya wose, mbe n'ubundi bari no bandiriza busa, ntiyongera kwicara taragarukiye kushitama ahubwo arahagarara. kureka yayemerera ngo kuvuga muvuge murekeraho kare mu ngambire mvurire tere. Elisa aramubwira Elisa yamugira ngo n'ubu buhanuzi nshaka nina obo na bintu bondo kwenda umwaka utaha, umwaka gurkwija nk'iki gihe nkahati ntumuhanuzi ndi nabi udahanura mvuze indimi, utarkuhanura utari kuragura ngo nagambe ndimi. ndi umuhanuzi ndi nabi udahanura ntitiye, utarkuhanura natetema. ndi umuhanuzi. ndi nabi kora ku muntu mwicaranye, kora hariyo goshitami nawe umumwire ngo n'umwaka utaha, umugire ngo umwaka gurkwija nkahati nkeri izoba. ibintu ndimo kuvuga ibindi nimbagambira ningira umugisha murabyumva, undagira umugisha muza kubikora, ningira umugisha undagira umugisha murabyakira, muza kubyakira. ikindi Imana ivuze ekiri hange yarga kugamba kiba kingana n'ikikozo, kingane cye kiyaza gukora. umuntu yavuga indimi akavuga ngo iravuze itavuganye umuntu nawe, nabasagambe nde bagira ngo yagamba umuntu atagambe wese uzasoma ijambo ko muto akavuga ngo akira ubuhanuzi, akagira ngo yakire umunabi, uzitegure kwakira, utekateke kwakira, ndashaka guhanurira ubuzima bw'itorero, ndashaka guhanurira ubuzima bw'abashumba, ndashaka guhanurira ubuzima bw'ababonetse, umwaka utangiye nkahati umwaka gurkwija nkeze shaha. nkunda Elisa. ninkunda Elisa. Elisa ari umuhanuzi w'umuhanga, Elisa akari nabi w'ubwenge, yari umuhanuzi uhanura ibihe, akari nabi orukuragura ombiro naro mu bunaku. ubuhanuzi bwa Elisa bwagaragaye ubu nabwo bwa Elisa bwarebekire ni igihe yahanuriraga abantu b'i Samariya, n'ubu yabe nahanura abantu ba Samariya akababwira ngo ejo nk'iki gihe, akabagira ngo nyenca kare nkahati. ubuhanuzi bwa Elisa ubu nabwo bwa Elisa ni ubuhanuzi bugoye ko umuntu abwakira, n'ubu nabi oburukurusya kubwakira, ubuhanuzi batagira ubwoba. mu bana babatayine bwoba Elisa niwe muhanuzi utagira ubwoba, Elisa niwe nabotayine bwoba. ubona abantu babwiriwe uri kureba abantu basibire ko kandi batagiye kandi guhaha, batagire gushaka, akababwira ngo ejo muzarya, akagira ngo nyenca kandi muza kurya. nibwo buhanuzi ndimo gushaka guhanura, nibwo nabwo nukwenda kuhanura, ushumba nibwo buhanuzi ndimo gushaka ushumba guhanura. nibwo nabwo nukwenda kuhanura. umwaka utangiye iki gihe umwaka gurkwija nkahati abantu bagomba kuzaba barimo babura aho bicara, abantu bari umwaka utangiye iki gihe umwaka gurkwija urusengero ruzaba rugomba rwaregeye hirya, kanisa ryawe yayisunguye utangiye iki gihe umwaka gurkwija nkahati imirimo iri kukuvuna izaba itari kongera gukunda ryawe gukunda. takikwenda hari umuntu unyumiza avuge ngo amina, amina. umwaka gurkwija akira akira
umuntu wandegeye intege bwa mbere omuntu wantembise nyonyo murundi rwo kubanza n'umushumba bamwita Apostle Peter n'omushumba namweta Apostle Peter. nari ndimo kwigisha iwabo kandi inshomeso wabo hari mu 1000 hari ndumva hari ngo muri 2010 noshoti ninke 2010 hari nga 2010 ninke 2010 icyo gihe yari mu rusengero rumeze nk'uru ubu nako bakariyo mu kanisa nkeji ariko kubera ko hari Kampala konka kugira ngo hakari Kampala ho rwari rudekoye ho akahadikoretingire hari agatuti keza hariho agatuti karungi hanyuma bwanyuma mpageze ku gatuti unayemerera hakituti umwuka w'Imana avugana nanjye umuntu yari agamba nari ndi mu ijambo kandi mu kigambo ndamubwira ngo namugira ngo guhera uyu munsi wa none izoba ikintu gituma umuntu asumba abandi ekirukweto mutukira abandi icyahagazeho n'icyayemereyeho ndamubwira ngo namugira ngo umugaragu w'Imana Zakayo umuhereza warahanga Zakayo umunsi yazamutse kurira igiti izobe ryatemba akatembe kiti abantu bamusumbye ahagaze abantu bamukizire na ayemereye we yabasumbye aryamye ku ishami ry'igiti wakabakira byamaye ahati ahitaga igiti muri uyu munsi wa none mwene izobe ryahati hari abantu bagusumba hari abantu bari kukira kandi bagusumba muhagararanye kandi mukukira mwemereye hamwe ngo Imana irakuzamuye yakwimutya guhera uyu munsi wa none ngeri izoba nzongera kubonana nawe yagaruka kureba nawe amaso yanjye na yawe amaso ganjye na gawe nzongera kubonana yagaruka kurebana abantu bari bagusumbye abantu babiri bakukira ubasumba uri kubakira ndamubwira ngo namugira ngo nzongera kubonana nawe yagaruka kuba niwe ufite urusengero rwawe bwite oyine kanisa yawe nkayiwe ndamubwira ngo nzongera kubonana nawe ngo yagaruka kurebana niwe ahantu uzaba utuye ahantu ari kwiza kubari hazaba hari urusengero hari yaba kanisa n'amazu ameze nk'amashuri n'amajagari nk'amasomero kandi azaba ari iwawe kandi hari yaba ariyo wawe ejo bundi izo 2026 2026 arantumira 2025 na 4 na 6 2026 ntabwo turayigiramo hari 2020 turi 2000 na kangahe na 25 hari mu kwa gatandatu 2025 umukwezi kwa mukaga arantumira yanyeta njyayo nazayo arambwira ngo ntabwo ndi buze kugufata yagira ngo tinkwisha kukwata ahubwo ndakoherereza wa boda tinkwisha kwakira kurekaneza kutini ko wa boda aza gufate aisha kwakire boda iraza boda yija ntabwo ari uko yari yabuze uko aza kumfata kugira ngo akate yino ko ari kwisha kunyakira ahubwo yari ashaka kuntungura kureka kandi ndakusurprising nanga kungwisamo icyo kutangaza imoto iranjyana kiyamvuga yantwara aho bita Rufuka aho bakweta Bufuka ngezeyo kunashyireyo bafungura igipangu bayigura geti ndeba ama etage nareba za kanyina etage imwe kanyinemwe irimo amazu arenga 8 kanyinemwe kayina amazu 8 etage narebe ndizo kanyina irimo amazu arenga 10 harimo amazu mbona indi etage narebe ndizo kanyina iruhande rwaho ahehi nazo mpabona urusengero narebe kanisa araza yeja arambwira yangira ngo ngaya ya mashuri wahanuye reba amashomero rwabere no hanura aravuga ngo urusengero n'urwanjye kanisa gine yanjye aya mazu yose nayanjye zone zine zanjye arambwira ngo Mitiyana yagira ngo Mitiyana naho mfite y'irindi rusengero rwanjye nijo kanisa yanjye arambwira ngo uri umuhanuzi yagira ngo rinabi arambwira ngo akire ituro ry'umuhanuzi akira ikebo cyane yampadora arambwira ngo kandi yagira ngo kandi ntabwo uzagaruka inaha toreka kunu nabikoze mbishaka nakikora ninkeka iteka kuzajuza kora kumenesha kunu uzajuza n'indege uriya kumenesha n'enyonyi utahe n'indege ugaruke n'indijo arambwira ngo na n'uyu munsi kandi nerizo ntabwo urataha n'imodoka kuza kugaruka na moto urataha n'indege noza kugenda n'enyonyi kuva icyo gihe urwobo yantumiye bari kunyeta n'indege n'enyonyi niki ndimo kuvuga ndetse kine n'inganga ndashaka guhanura ngenda kuragura myaka utaha ngishyigiye umwaka kurwisha k'izuba amateka yaha byambaye byaha azaba yarahindutse abadayimoni babyemeye
babyanga ikuzimu bahakana omwaka ogurikwiija nk'eriizooba umwaka utaha ngiki omwaka ogurikwiija nk'eriizooba mva icyo bivuze uretse biri kumanyisa ndashaka mpanurire buri muntu ninyenda ngo ndagurire buri muntu mva icyo bivuze uretse biri kumanyisa ni ukuvuga ngo manyisa ngo omwana aba mu nda ya nyina amezi 9 narwo mu nda ya nyina ayina amezi 9 ikiruhuko cy'umugore wabyaye okuhumura ko mukazi warga kuzaara ni amezi 3 n'amezi 3 muzi icyo bivuze noma cyo uri kumanyisa biravuze ngo nibimanyisa ngo iyo nda endejo yayisamye iryo joro akarara twekirwe endejo mushumba amen imana ingwereza umugisha amen murahari muruho iyo nda endejo yasamwe akagitunga icyo joro ekirekyo iki byari icyo joro ekirekyo ndashaka imana ninyenda ngo rahanga ntigutegereza umwaka rahanga atakategereza umwaka no umwaka ni uw'abagore kuko bamara umwaka nubwo abakazi abakora baheza umwaka ariko ikibazo ukeneye ko gikemuka konka kizu cyo kwenda ngo kirebweho ntabwo gikeneye umwaka cy'ukwenda umwaka kubera ko gitakeneye umwaka kiratangira nonaha ibimenyetso by'ibitangazo urabibona nonaha haleluya haleluya pega siwa penima brekena bela sansora gloria bai n'uyu mwaka n'uyu kukwezi n'amasaha imana igiye kukuremera ubifite ngo tere haleluya receive ijwi ndi kumva iraka ryabihurira umwuka w'imana ndimo kumva umuyobora ngo ndukura urimo uransobanurira ayo nashobora kora ku muntu mwicaranye ngo ntabwo ari ngombwa kubyizera kwatari yo kutakajya ngo tikwetenga ngo bikire mubwire ngo ntabwo ari ngombwa kubyizera muye tikwite ntabwo ari ngombwa kubyizera hari igihe imana ikora bidasabye kwizera kwawe ahubwo biguzwe n'imana uyu mugore ntabwo yabyizeye ibibazo ufite urabona bitakemuka intambara ufite urabona zitakemuka nanjye ndakubwira ngo ntabwo byakemuka ariko ijambo riravuga ngo umwaka utaha icyo gihe kigeze umugore arabyara ubyizere cyangwa ubyihorere uzabyara bivuzwa n'imana barahanga ndashaka dusenge ndashaka dusenge nyina ngo tushabe kandi njye sinsengera abantu kandi tuyinkushabira abantu ndasenga nshima iwe ninshaba ndukusima wabyizera uba nobyikiriza utabyizera uba utakubyikiriza kuko bivuzwe n'ijambo abo ry'Uwiteka kuba cyagambwa n'ikigambo cya rahanga birakozwe byakorwa birabaye cyabaho biremeye byikiriza byarangiye cyahoire ndagushimye papa nakusima tata ijambo uvuze ikigambo cyo waraga kugamba ringana n'icyo ukoze kingana n'icyo waraga gukora nta gushidikanya tinkubanganisa kuko ijambo ryawe ari ubuzima abo kuba ikigambo cyawe n'amagara wowe watumye Mariya abyara
iwe wa leta ire mariya kuzara akabyara nta mugabo bahuye, akazara atayine musheje wabo gaine, ntabwo ari wowe wananira kuturemera amashimwe. iwe kubura kutangira byo kutangaza. Twakiriye ibyo ukoze, twayakire ki wakora, nanjye nakiriye ibyo ukoze, nanjye nayakire ki wakora. icyubahiro n'ikibi cyawe, ekitenisa kibe cyawe, icyubahiro n'ikibi cyawe, ekitenisa kibe mu cyawe, iteraniro ry'abera, mu kanisa y'abakristo, icyubahiro n'ikibi cyawe, ekitenisa kibe cyawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. ekitenisa kibe cyawe. urakoze kubikoze, yabarabo kukikora ko abantu bazabimenya ko abantu bari yakimanya ngo iki giterane uruteranoru cyateguwe n'Imana, gatekatekwa abantu bagiye kubimenya ko abantu baza kumanya iki ngo giterane uruteranoru ari Imana yagishizeho hangre wakiteireho kugira ngo itabare, kugira ngo atiyambe, kugira ngo irengere abantu kugira ngo bayo. ahwere abantu be. Amen. Amen. Imana ibambere umugisha. Ranga abaherezo umugisha. Reka tumutunge ibiganza, reka tumuherekeho ingaro, tumusabire umugisha. tumushabire umugisha, Reka tuvuge nk'Imana imuha umugisha mwinshi, kugira ngo ruhanga amuhereze umugisha mwinshi, yongere musukaho amavuta yayo, agarike kushyikiho amajuta ge, yongere mukoreshe birenze ko mukoresheje uyu agarike munsi, yakoze se ukiri uko yakoze mu izina rya Yesu. mu izina rya kuko ari Yesu, Imana aho kugira ngo nduhanga kandi igira neza, kandi ukora ge, yongere izongere igukoreshe agarike yakoze se no guhera ku munsi w'ejo no kutandika n'izo waryanyu kugeza by'akare, iminsi y'ubuzima bwawe. kutya ibiro Buri byawe munsi n'amagaragara, w'Imana iri zuba ijya igukoresha birenze nk'uko yagukoresheje uyu aguma munsi. kukoze se kukiza ko yakoze se Mu izina iri rya zuba, Yesu. mu izina rya Yesu, Imana imuha umugisha. ruhanga akwiriza umugisha. Nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, ibyiza Imana yavuze byose ntakiruta ikigo Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, ko ntakwiriye. Nishimiye, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, kuko ntakwiriye. Haleluya! 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 Amen. Haleluya! 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 Haleluya. Niyo tudakwiriye Yesu aradukunda. n'uwo twotashyirire Yesu natukunda, Ntabwo Imana ibivuga kubera ko dukwiriye. ntange bitakubigamba abo kugira ngo Ntabwo Imana ushirire, ikuvugaho kubera ko ukwiriye. ntange atakugamba abo kugira ngo Ahubwo ushirire, urukundo rwayo. abo Nikuvuga imbabazi zayo. ntabwo imbabazi ze, Ni hafi icyubahiro. ntange ahawe kitendisa. Amen. Amen. Uyu muri ryo yakomeje ngo kandi iyo nyobye nkamushamusa ntareka kuba nakwiriye kandi nshisubizaho Yesu ari cyane n'urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, atugarurire icyubahiro mu izina rya Yesu. ntange tumuhereze kitendisa mu izina rya Yesu. Mwibare ku rukundo rw'Imana mukaza mu nzu y'Imana. iyo yareka ukunda kwe Mwibare gutekereza kwishimira, urukundo rw'Imana rukaba ari rwo rwabazanye rukabagarura mu nzu y'Imana. mwebare abo kugira ngo Mwibare, mwibare, Imana ibahe umugisha. mwebare ruhanga amuhereze umugisha, Mwibare, mwebare erega urukundo rw'Imana iteka nirwo rutuzana imbere y'Imana. manye ukunda kwa ruhanga niko tureta mu misho ga ruhanga, Imana nihimbazwa ko ari Imana y'imbabazi nyinshi. ntange imisoro wabo kugira ngo nuwe imbabazi. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Yesu abahereza umugisha mwinshi, Mushumba, Imana iguhe umugisha. muhereza ruhanga akwiriza umugisha, Duhesheje umugisha, watwese umugisha, duhesheje umugisha. watwese umugisha, Imana iwuguhe nawe.
ruhanga nawe bagukwereze uko Imana itwaguye uko ruhanga yatwangusya nawe Imana ikwagure niwe ruhanga kwangusye mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. Uyu mukozi Imana ibyo yavuze umukozi wa ruhanga ogu ebyagamba abantu barabizi, abantu abana babimanya barabizi. nibabimanya. Hari ibintu byinshi Imana yankoresheje ku buzima bw'abantu, hariho ibintu bingi biruhanga yankorise ahamagara g'abantu kandi ubuzima bwanjye butari bwahinduka. konkanye we amagara ganje gatakahindikire. Hari igihe nagezeho ndibaza ariko iyi ni Imana nkore nkahika hariho unahikaho nayibuza konka ugu niwe ruhanga ugukorera cyangwa ndi icyapa Nari kiyobora abandi jewe najyayo. nari ndiye cyape kikabura abandi nyo ntakwikayo. Byarantangazaga Bikani bintangaza kubona abantu Imana ibakorera inyuze muri jewe, je ngasigara ubuzima bwanjye budahinduka. ndanga kukozesa abantu gukorera abantu akorise nyewe nyo nkaguma hamagara ganje gatakuhinduka. Nagezeho nsenga amasengesho y'umwaka ntarya, nkahikaho nashabire okushaba ko mwaka ntakurya. mbaza Imana, Mana ni ibiki Nukubuza ruhanga nebiki igiye kungarukamo? kuyagire kungarakamu Irambwira ngo ugize bishop. yanje ngo nakora bishop. Jewe ndayibaza ko ibyanjye bidahinduka, Nambuza nyewe byanjye kabitakuhinduka. ko nsengera ingumba zikabyara, giye kukinabyara. Kanishabire ngumba zikazara aho wakinyo ntakuzara. Giye kukinabyara, Aho wakinyo ntari kuzara. ntago mfite intanga zibyara se. Tinyine nanga ziri kuzara shi. Irambwira ngo ugize bishop. Yajya ngo nakora bishop. Ibyo bintu umuntu bafite aho bihuriye. Imana iratangaje. Haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, Amen. haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu asiwe munonga. Rero umuhanuzi ni umuntu ukomeye, reka duhereze Imana icyubahiro kubw'umuhanuzi. Nabbi n'umuntu ogumirere katumuhereze kitinisa. Kandi niko kuri. Twabonye ingumba zibyara, twabonye abapfuye bazuka, twabonye Imana ibidukoresheje atari imbaraga zacu, ariko umuntu agasigara wabuze nayo gutegesha piki. Usigara bazo se ubu ndateganye piki ko ntafite uko ngenda. Amen. Ariko Imana niyo kwizerwa. Reka twigarure icyubahiro. Kandi izaguma ari Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ahawe kitinisa. Kugeza ubwo yaje kubikora nkayo, irambwira ngo mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, byari mu kwezi kwa 9 amatariki numva ntibuka. Bakaba buri mu kwezi kwa mwenda ibiro bitari kwijuka. Irambwira ngo mu gihe byari mu giterane nk'uko umuhanuzi ahanuye. Twaturiye mu rukungano nk'uko Nabbi yagamba. Iravuga ngo nguhaye umwana w'umuhungu. Yajya ngo nakwereza umwana w'umwojo. Cya gihe Imana yavuze, Buriya unako burahanga yagamba. Imana impa umwana w'umuhungu. Rahanga yampereza umwana w'umwojo. Irekera aho ngaho. Yarekeraho. Hambere ngende baza ko Imana we byagenze bite? Kabuza ko ngashira hanga bikagenda bita. Mbona gusabye abana akaba ari amayi imwe gusa, ntago wama n'abandi. Kanakushabira abana ukampa umwe to kubasa kumpa n'abandi. Nubira cyasheshetse. Hati no bahunamye. Ariko uyu munsi iravuze. Konkerizo bayagamba. Kandi ndabyizeye. Kana abikiriza. Kandi ndabyizeye. Kana abikiriza. Haba mu rugo rwanje, haba mu kayanje, haba mu itorero, haba mu kanisa, ndagutse mu izina rya Yesu. nahango mu izina rya Yesu. Umwaka utaha, umwaka gurukwisha, ndumva nzaba mfite impanga. nza kuba nyine empasha. Ndumva nzaba mfite abana b'impanga. Nza kuba nyine abana b'empasha. Kandi mu murimo w'Imana. Kandi umurimo gwa rahanga. Umwaka utaha, umwaka gurukwisha, mu kwezi kwa 7, umukwezi kwa mushanje, iminsi 7, ebiro mushanje, tuzongera twakiriye umugabo. Turyagaga twakiriye twari turi. tari kwija kutushanga kutwaba turi.
no hagati aho wenda imana izongera imuduhereza ariko umwaka utaha mu kwezi kwa karindwi omwaka ogurukwisha omukwezi kwa mushanju tuzaba dufite igiterane cyo gushima imana ko ari byo imana izaba yarakoze tuzakuba twine urukungano rwo kusimara hanga rwo kugira ngo uhine ibyaro bawe yakozere njya bivuga niko byaje muri jye kuyagamba niyo nuko bije muri inye aya matariki nawe uyandike nanjye nayanditse atugumemo nakushaba igihe wasengaga igihe wahanuraga numvaga aya matariki ukwezi kwa karindwi iminsi 7 y'ukwezi kwa karindwi tuzongera dukora ikindi giterane cy'ingarukamwaka tuvuga imirimo y'imana umwaka ogurukwisha mu kwezi kwa mushanju ebiro mushanju niba icyo tuzashyira mu gishayi niba hari n'iki tuzashyira mu gishayi ariko simbizi icyo nzi gusa ni uko icyo giterane kizabaho kandi tuvuga imbabazi z'imana oba turi yakito mu gishayi oba turi yakitankahi konke kindi kumanya no kugira ngo tuyakora ukungana umwanya wo umwaka utaha umwaka ogurukwisha icyumweru cyose isande yo tuzaba turi ahangaha twumva ijambo tunaserebura turi celebratinga aho ibirahangare bayakozere njyewe nabyizeye yo nabikiriza natuyeho ituro numva umwuka arambwiye ngo iryo ngo rwose ongera ushake irindi nibura nubwo uri mu giterane ongera ushake irindi nibura ryagututura numva irindi ryantutura ndarishakisha numva muri gihe haje imitwaro 10 ndayituye nk'ituro ntago nta umashtago natamu n'ituro ugiye kubwira iby'umuhanuzi bivuga ngo ibyo ahanuye ndabyakiriye ikiri kumanyisa ngo ebya obunambo byahereza nabwakira ndabyakiriye nabyakira mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu nawe ugira ibyo wakira mu giterane mu izina ugira ibyo wakira umurungano none ahangaha kandi ukutandika hati mwari mwatuye ndagira ngo duhendere service mwahaye mu njara hangana nyina ngo tuhendere service mwari mwatuye bazana ikibo duture mana yacu mu izina rya Yesu ndango mu izina rya Yesu nagushimye ko waturinze guhera iyi minsi yose nakusima wo kuturinda ibiro byona no kugeza kuri uyu munsi ukitirizo kandi iminsi yose ugiye gukomeza kuturinda kandi ibiro byona wazagumiza moto none dupfumbatije ituro ryacu ry'uyu mugoroba we nutwaza kwayo uduhe umugisha mwana utuhereza umugisha buri muntu wese upfumbatije